ntabwo wigeze ugira ubwoba cyane cyane wumve ngo nawe watekereza guhunga? Ese niki cyaguteye kumva ushikamye cyane ku buryo utatekerezaga guhunga nk'abandi bose? Nuko Imana yaravuganye nanjye, yavuze ko nta kizaba ku ntore zayo itabanze kuyimenyesha, itabamenyesha. Twe byabaye tubizi nk'abantu bakorera Imana, nk'abantu bavugana nayo. Imana yatubwiye ati ntago bizaba bizakomera cyane, ariko ntago bizamara igihe kirekire. Ni ikimenyetso nzaba ndi gutambukana. Ndagusojeho cyane ukomeje kudukurikira hano kuri Ndi Umukristo TV. Amahoro y'Imana nabane nawe. Ngiye wumva ni Fiacre nk'ibisanzwe, nkaba natembereye, nagiye kure cyane bishoboka. Nakoze urugendo rutoroshye kuva mu ntara y'Amajyaruguru nkerekeza mu ntara y'Iburengerazuba mu karere ka Rubavu. Nahageze rero nakirirwa n'ibintu byinshi bikomeye. Hari n'amarushanwa, twarebye n'amarushanwa y'amagare, kandi ndabamenyesha ko umunyarwanda yarari imbere igihe nabibonaga. Ndagushishikariza rero gukanda subscribe utarayikora kugira ngo twongere umuryango mugari wa Ndi Umukristo TV. Hano imbere yanjye rero ndi kumwe n'umukobwa wambaye umwambaro w'icyatsi n'igitambaro cyiza cyane gisa beige. Amakuru cyane? Makuru ni meza. Umeze neza? Meze neza, ndashima Imana. Urahumeka? Yego. Abana ufite akanyamuneza? Yego, mfite akanyamuneza, ndishimye cyane. Yego. Wenda abakunzi ba Ndi Umukristo TV bari kwibaza ati se uyu muntu no Fiacre yagiye kureba yitwa nde? Nitwa Dusabimana Brigitte. Yego, nsengera Irama, ndi umurokore, nkunda Yesu. Ukunda Yesu? Ni igiki kibigaragaza? Nuko mbyiyumvamo muri njye. Yego. Urugero nk'ikintu wiyumvamo? Urabona Yesu umwiyumvamo, hari ibigaragara ko umwiyumvamo nk'ijambo ry'Imana. Burya yavuze ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Ndahamya neza ko rero Yesu ari muri njye. Yego. Ndumva wowe bihamya cyane pe. Kandi binagaragara ko binakurimo cyane. Noneho mu busanzwe njyewe wenda ntago ndi bubuze kukoza ibibazo byinshi, urumva, ariko ndagira ngo tuganire abakunze ba Ndi Umukristo bamenye umuntu bari kumwe nawe. Ese mu busanzwe nk'umurokore, mu kirokore ubundi umurimo nk'Imana yagushinze ni uwuhe? Harimo kuririmba, harimo no guhanura. Yego. Umunsi uraduhanurira se? Imana nibishaka, icyo Imana iracira ku mutima ndakivuga. Yego. Gusa amakuru mfite nuko hari ubutumwa ushaka kugeza kuri Ndi Umukristo TV. Yego. Abakunzi rwose barabutegereje. Yego. Ni byiza cyane. Yego. Wenda umuntu yakibaza ngo ese uri umukobwa cyangwa uri Mariya? Ndi umukobwa. Yego. Hari uwavuze ngo umusore ugira iyerekwa ritambutse. Yaritambutse rwose. Umusore rwose uragira iyerekwa ritambutse, nta mutima mubi. Yego. Uwo ari we wese wamwemera se? Umwuka wera arayobora, Yesu aravugiramo, kandi Yesu nawe akabyemera, avuge nta kibazo. Bivuze ngo uri na singo nta mushero ugira? Birashoboka. Oya, urabinyemeza. Uri singo? Yego. Uri singo? Nta mushero? Ntawe. Niyo yaba nahari kwa? Oya, ntawe. Ni ibintu bigaragara biravuna. Yego. Wenda tutagiye kure cyane mu magambo menshi, reka dufate akanya katari kanini, wenda usuhuza abantu, babwire icyo Imana yagutumyeho mu ijambo ry'Imana se, cyangwa tuguha umwanya mu ijambo ry'Imana. Murakoze. Nyimisi ndi gufashwa n'ijambo riri muri Zaburi. Ariko mbere na mbere uramanza dusengere kuko urafashwa utanasenze. Okay. Mana yacu turagushimye, uri umubyeyi mwiza, wakoze kubana natwe, wakoze kuturindira inshuti zacu.
Mana nuhimbazwe. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Mana ntaba ari twe, ijambo rihora risengeye, ahubwo nsengeye ugiye kurivuga, nde mikoro wowe uvuge kubera kuri Imana ishobora byose. Urakoze ngo wamereze imbaraga mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego. Hari ijambo riri kumfasha riri muri Zaburi y'ijana 25. Yego. Guhera ku murongo wa 2. Avuga ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be uhereye none ukageza iteka ryose. Iryo ni ijambo riri kumfasha, ntabwira abantu ngo bagire kwizera uko imisozi igose Yerusalemu niko Imana ibigose abantu bayo. Bivuze ngo ntabwo Imana yaturetse, ahubwo iracyari kumwe natwe kandi iri hafi yacu. Ikindi cya kabiri navuga niko Uwiteka agota abantu be uhereye none, ntago ari iby'uyu munsi gusa, uhereye none ukageza iteka ryose. Iryo jambo riri kumfasha, n'iminsi ndikumva ndi kunezezwa naryo, ariko n'abantu badukurikiye nabo ribafashe kandi bakomere mu mitima, bakomerere mu mwami, bumve ko Imana itari kure yabo, ahubwo batuze mu mitima. Yego, nakifuza ko bafashwa nk'uko nanjye ndi gufashwa. Imana ibamera umugisha. Amen. Amen. Ijambo rikaba rirarangiye. Niyo ryari riri kumfasha. Kandi Bibiliya iravuga ngo mwirinde kugabanya cyangwa kongera. Yego, niko Bibiliya ivuga. Kandi kuvuga ngo hazabona ishyano, bavuga ngo Imana yavuze kandi itavuze. Ubwo ndibyo Imana yavuze ibyo ngibyo rero. Abantu mwe murabimwumva. Imana yavuze ibyo ngibyo, nk'uko imisozi igose Yerusalemu niko Uwiteka agota abantu be. Tabikurikiye neza ni Zaburi y'ijana 25 umurongo wa 2. Yego, Imana ikomeze ibane namwe. Yego. Wenda nk'umuntu udukurikiye ashobora kwibaza ati se kubera iki Imana ivuze kuri iryo jambo nk'uko imisozi igose Yerusalemu? Ese hari umuntu udafite IQ yo kuba yatekereza se kubera iki? Sibyo? Ese n'ukubera iki Imana itambukirije iryo jambo riri muri Zaburi? Nuko Imana ikunda abantu bayo, kandi burya ntago ari kubarema icyizere gusa, ahubwo hari ibihamya biba bigaragara ko Imana igosa abantu bayo kandi ikabikibarinze. Icyo naheraho mvuga, Imana yaraturinze mu bihe bitambutse kandi n'ubu iracyaturinze. Nicyo kintu naheraho mvuga ko Imana igose Yerusalemu, ko imisozi igose Yerusalemu, ariko n'Imana igosa abantu bayo, nkatwe Abanyarwanda n'abandi batari mu Rwanda, abantu b'Imana bose Imana ikabibarinze. Niyo mpamvu Imana itambuka iryo jambo rimeze gutyo, ishaka kongera abantu mu kwizera kugira ngo bongere bakomere mu mitima yabo, kubera ko Imana iri kumwe nabo itari kure yabo. Yego. Brigitte, rero wenda ndagira ngo nkubaze akandi kantu katari kanini, kabazo k'amatsiko. Ese ibintu byo kuba uri umuhanuzi cyangwa se uri umuvugabutumwa, wabitangiye ryari, bimaze igihe kingana gute? Kuvuga ijambo ry'Imana byo, cyangwa se Imana yaguhamagaye ryari? Imana yampamagaye ndi umwana muto, ntangira kuririmba muri korali. Impano igenda irakura, urumva nawe impano ihuye n'indi bigenda bizamurana bikagera ku rundi rwego. Ubwo nagiye nkuzwa n'abandi, nkujijwe n'abandi, nisanga nabaye umuvugabutumwa, maze kuvuga ijambo ry'Imana, maze gukura muri byo, nsanga nabaye n'umuhanuzi. Kandi burya n'umuntu uvuga ijambo ry'Imana nawe aba ari guhanura. Nisanze nagize impano zigera muri 3, impano yo kuririmba, ijambo ry'Imana no guhanura. Yego, byongeyeho n'ikindi, impano yo gushobora kubyina, nkiri none ahangaha ntabwo nabishobora. Irenga ikintu wiyumvamo uri na proud yacyo ibihe byose. Hari umunsi nzabyina buriya, umunsi nzabyina rwose, ahubwo bazifuza no kunseba nuko bazaba batambona nyine, ariko bazifuza kunseba. Wenda guseba hari abantu batabisobanukirwa, kuko ngewe ndi uwa kera, ngewe ndabizi guseba bibasobanurira. Urabona hari ukuntu wishimira umuntu bitewe n'akantu yakoze, kuvuga nari nshingiye ku kiyo umuntu yakoze n'ukuntu ndi kumwiyumvamo, reka mutere n'akantu k'agafanta. Nibyo bita guseba nyine, guhereza umuntu amafaranga. Abantu bavutse ejo bundi murumva ko kantu nibakavuga ntimuzabaze ngo mbese bite byabyo. Yego, bagatega amatwi cyane, niko bavuga guseba. Ubwo nimbye n'abantu nyine bazankunda, ariko bazabanze babimbwire, nshima Imana yuko ndi kubimenya noneho cyane. So Brigitte, reba utuye i Rubavu. Yego.
ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Hamaze iminsi intambara ivugira hano hafi yanyu, wenda nuko muri iyi minsi hari agahenge muri ibi bice bya hano, ariko mu minsi yashize nko mu byumweru 2 bishize hari ikibazo giteye ubwoba. Ese ibyo bintu ntabwo byigize bibafekta mu bintu by'umurimo w'Imana mugasenga? Ese wa Mana we turi kubera iki ibintu biri kutubaho? Kuko amakuru twagiye twakira nuko hari ibisasu byagendaga birenga bikataka imbibi z'igihugu cy'u Rwanda, bimwe na bimwe bikanagera mu gihugu cy'u Rwanda, hari n'abo twabonye basize ubuzima. Ese icyo gihe mwebwe nk'abanyamasengesho cyangwa nk'abahanuzi ntabwo mwe mufitiye cyangwa nta burakari mwe mufitiye Imana kuko ibintu biri kubabaho mutabimenyereye? Yavuze ko nta kizaba ku ntore zayo itabanze kuyimenyesha, itabamenyesha. Twe byabaye tubizi nk'abantu bakorera Imana, nk'abantu bavugana nayo, ntago byadutunguye cyane. Bivuze ngo wowe wari wanihishe kare? Oya, ntago nihishe, ahubwo nategereje umukino w'Imana, ntegereza icyo Imana irimo gukora. Ese wari uri gufana? Buriya nari ndi kwirebera ukuntu byari bimeze, ahubwo nari ndi gusengera mu mutima ngavuga Mana, icyo wavuganye natwe twabonye ikimenyetso, ahubwo aho bigeze ngaho genda worohereza abantu bawe. Cyakora muri izo ntambara zimeze gutyo ntabwo twacogoye gusenga, twanakomeje gusenga nk'abakristo, dukomeza guhamagara Imana, turayibwira ngo nibigabanije ku musonga yoroshye, turebe ko hari icyo yakora abantu bayo bakongera bagatuza, bakongera bagasubira mu mirimo. Twabonye hari n'abantu benshi bahunze cyane, ariko mu bahunze Imana irabarinda bagaruka amahoro. Dushima Imana rero ko ubu ngubu hari umutekano, dushimira na perezida wacu bidufashamo, n'Imana ikamukoreramo bikagenda neza, mu gihugu cyacu hakaba hari amahoro. Nicyo kintu twirata muri uru Rwanda rwacu. Ese wenda aho ngaho nshobora kugira amatsiko, ntabwo wigeze ugira ubwoba cyane wumve ngo nawe watekereza guhunga? Ese niki cyaguteye kumva ushikamye cyane ku buryo utatekerezaga guhunga nk'abandi bose? Nuko Imana yaravuganye nanjye. Imana yatubwiye ati ntago bizaba bizakomera cyane, ariko ntago bizamara igihe kirekire. Ni ikimenyetso nzaba ndi gutambukana, donc ntimuzagira ubwoba cyangwa muhungabana, ati mbibamenyesheje bitari byaza. Twicara dufite amakuru rero ko bigomba kubaho, ubwo kuba byabaye nk'icyizere cy'uko Imana ivugira muri twe koko. Tugira icyizere, twiyongeramo imbaraga zo gukorera Imana, kubera ko hari ikimenyetso yerekanye yuko igendana natwe. Ubundi Bibiliya iravuga ngo hari ibimenyetso bigendana n'abizera, nuko bazasengera abarwayi bagakira, bakirukana abadayimoni bakagenda. Ubwo twabonye ibimenyetso by'uko Imana iri kumwe natwe, ariko ikimenyetso yego kijya gihungabanya akenshi, ariko Imana yaduhagazeho. Yego, wenda umuntu ashobora kwibaza ngo icyo kimenyetso se gihagarariye iki? Kuko hari ukuntu Imana njya numva bavuga, Imana ati n'ikimenyimenyi, hari ikimenyetso kizaza kibanziriza iki kintu. Ese ni igiki kiri inyuma y'icyo kimenyetso wenda Imana yaduhaye? Urabona iyo imvura igiye kugwa habanza imirabyo n'inkuba. Ubwo rero bishatse kuvuga ngo buriya niba kirari ikimenyetso, ubwo tuzifate nk'inkuba cyangwa imirabyo, ubwo imvura iri inyuma. Yego, kire nk'abanyamasengesho hari ibanga tugendana, kandi umuntu wese wasenze afite amakuru yicaranye. Ariko nyamara watuvumbyeho nyaboneka, kugira ngo niba hari n'ikindi kiri inyuma tube tugifiteho amakuru, wenda kitazadutungura. Niba ukizi kitubwire. Oya, kirahari kandi kiragaragara, ikimenyetso cyabyo byaragaragaye. Imana avuze ko igiye kwiyereka abantu, bamwe bakishima abandi bakababara. Ubwo tubona ibimenyetso byabyo, ariko twiteze neza ko twe twasenze Imana, abantu bayizeye bakayizirikaho, bakaba mu Mana neza, imbere gato tugiye kwishima. Yego, ariko habanje ikimenyetso, dutegereje ibindi by'Imana yaba yaravuze, turindiriye ibiri inyuma. Niba kirari ikimenyetso, ubwo hari impamvu Imana acishije ikimenyetso, ubwo dutegereza icyo Imana yavuze nyine kizakurikira ikimenyetso. Yego. Yiteguye gute? Ndakomeye kubera ko mfite amakuru. Ndakomeye cyane. Wenda ushobora kuba utansubije neza ikibazo nakubazaga. Nakubajije ngo tega amatwi wumve. Yego. Sibyo? Tega amatwi wumve.
nakubajije ngo ese niba koko hari ikimenyetso kibizaza nyuma kandi icyo kimenyetso tukaba twarakibonye, ese ni nk'irihe banga cyangwa se ni ubuhe buryo abantu muri rusange, abanyamuryango ba Ndi Umukristo cyangwa se abanyarwanda muri rusange cyangwa se isi yose, ese ni iki twakora kugira ngo wenda icyo kintu tuzakinyuremo tugishobore? Byose tubishobozwa na Kristo duhereza imbaraga. Icya mbere nabwira abantu badukurikiye ni ugusenga, tugasaba Imana imbaraga no gukomera mu mitima kugira ngo ibizaba izaturinde, izabane natwe. Amasengesho twasenze si azatugirira akahe kamaro tugeze muri ibyo bibazo, ariko ni ukubanza ugahamagara Imana ukayegereza kugira ngo Imana izabane nawe cyangwa se nanjye bane nanjye muri ibyo bihe bizaba bikomeye. Yego. Urakoze cyane Brigitte. Yego, namwe murakoze. Rero yari Brigitte, ariko wenda abantu bashobora kuvuga ati nyamara ibyo bintu birakaze kandi uriya muntu hari igihe ashobora kuba afite amakuru wenda ni uko yanze ko yatangaza ka rubanda, ariko umuntu wamushaka inbox ashobora kumubona akaba yamufasha. Ese umuntu wagushaka yagushakira ku zihe mbuga, ku ruhe rukuta cyangwa se ku ihe telefone? Kuri WhatsApp ndahari, natanga nimero zanjye. Nta kibazo. Bakanshaka kuri WhatsApp cyangwa se ushoboye akampamagara nkamubwira bimwe muri ayo makuru mfite. Yego. Nimero ni 079 41 22 56 0. Ndengera nsubiremo 079 41 22 56 0. Yego. Urakoze cyane Brigitte. Namwe murakoze, ndabashimiye cyane. Yego. Sawa sawa.